iyo baje gusaba iyo bakira umuhungu umuryango w'abahungu nibo barya mbere nibo baha fanta n'inge baze babo ku mukobwa bakazibura. Tugushimiye ko uri umubyeyi, uri inshuti nziza, uri umujyanama, urahambaye, ufite byose mu kuboko kwawe. Muraho neza, Yesu ashimwe ku bamwemera, amahoro y'Imana ku bayisilamu. Turabasuje cyane, murabona ko tugarutse tumeze neza, dufite ibyishimo, dufite vibe nyinshi cyane, ariko byose no kubera ko Kristo ari muri twe, no kubera ko tugifite umwuka uhumeka neza. Ibyo byose rero ni ubuntu bw'Imana. So muhawe ikaze nanone, ni kuri Fils na Karine. Dushimiye abantu mwese mwakoze subscribe, Imana bamugisha cyane. Hanyuma nawe ugiye kureba iki kiganiro kanda kuri subscribe, Imana iguha umugisha. Ntugende utakanze na like na comment na share, byose Imana iduhane umugisha. Hanyuma rero dusuje abantu bese bari mu Rwanda, abantu bari hanze, mwese Imana bamugisha. Hanyuma uyu munsi ijambo ry'Imana nabasangiza ni ijambo ry'Imana muri Zaburi 124, kubera ko iki kiganiro ngarutse no kuvuga iki, gira mugenzi wawe ngiki nje kuvuga imirimo y'Imana yakoze muri twebwe. Hari umuntu yavuze ngo sinzi uko bigenza, sinzi no kubikora, icyo nzi nuko iyo utegetse biratungana. Haleluya. Natwe rero tugarutse turi mu mashimwe y'Imana, tuvuga imirimo y'Imana. Ntabwo tuzi uko Imana ibigenza, ntabwo tuzi n'uko ibikora. Icyo tuzi nuko iyo Kristo ategetse byose biratungana. Imana ishimwe. Hanyuma ijambo ry'Imana nari ngiye kuvuga riravuga ngo Zaburi 124 riravuga ngo iyaba Uwiteka atari we waturinze, baba baratumize tukiri bazima. Murumva? Hanyuma iryo jambo rikubiyemo amashimwe y'Imana tugiye kubabwira. Iyo ataba Uwiteka wabaye mu ruhande rwacu, nukuri ntabwo tuba tugihumeka. Nawe utekereze imirimo y'Imana Imana yagukoreye, ongera wibuke handi wavuye. Abantu benshi bari mu mujyi wa Kigali, bari hanze, ntago ariho mwavukiye. Deja abantu bakurira ahantu bavukiye ni bake. So rero ibyo byose utekereze aho ugeze, nubwo hari bitameze neza, ariko hari imirimo y'Imana yakoze mu buzima bwawe. Rero ufatanye nanjye, natwe n'umuryango wanjye n'umuryango wawe, dufatanye gushimira Imana. Abantu bose umuryango mugari wo kuri Fils na Karine, tuvuge ngo iyaba Uwiteka. Aho wicaye muri salo vuga ngo iyaba Uwiteka atari we wandinze. Aho uri kugenda mu nzira udukurikiranye, uri muri biro udukurikiranye, uryamye udukurikiranye, ahantu hatandukanye, ufatanye natwe uvuge ngo iyaba Uwiteka Imana atari we waturinze, atari we wakurinze, ubugingo bwawe, ubugingo bwacu buba bwararangiye, tuba tutagihumeka, tuba tutakiri bazima. Mujye mwihangana, dukunda guhimbaza Imana cyane kandi ni byiza. Nsuje korali yanjye nayoboye ku ishuri ku Kigeme yitwa Itabaza, ndabakunda cyane, ndabasuhuje. Hari akaririmbo kari muri iryo jambo ry'Imana twajyaga turirimba kavuga ngo rango ngiye kwiririmba yose, ariko iravuga ngo iyo Uwiteka Imana atari we waturinze. Azaga katinga shashira baretse kunsetsa. So ako karirimbo karamfashaga cyane,
n'abantu twabanye muri korali murakibuka akavuga ngo iyo Uwiteka Imana atari we waturinze Satani umwanzi wacu aba yaratumize bunguri tuba tutagihumeka ndetse tutacibukwa ariko Uwiteka yatubereye ubuhungiro rufuravuga ngo Uwiteka watubereye igihome kidukingira kuko udatanga nk'uko ab'isi batanga uri umufasha utabura kuboneka mu byango no mu makuba imbabazi zawe zitumye tudashiraho amen. So twagiye rero ngiye kubabwira ubuhamya butoya mfite ubuzima mfite ubuhamya burebure cyane nzababwira ubuzima bwanjye nyuma yo kuba ku rugo nzababwira ibintu byangoye ibintu byantunguye ibintu cyane harimo no kubyara nkahita njya mu bitaro nkamaramo amezi arenga 3 ndwaje umwana nkibyara umwana wa mbere ibintu muraba expectingaga ku mwana wa mbere arenjoyinga gira iki byinshi nyine ibintu nzababwira ubuhamya bwinshi mwebwe gusa mukore subscribe share mudukurikirane ibiganiro byose mubirebe byose tuzabibabwira. So rero ubu noneho natangira ni byinshi Karine mureba kuri channel amazina yanjye yombi atari Mama Tiago nitwa Umurutasate Karine ndi umwana wa kabiri iwacu mvukana n'abavandimwe 5 ubwo mu rugo turi 6 navutse mfite papa na mama twavutse bagifite ubushobozi ariko nyuma namenye ubwenge ubushobozi bugihari nko mu myaka 6 7 8 ariko ubushobozi buza kwanga papa yari umupolisi na mama nawe yari yarize ibintu bya hoteleri atekera abantu afite na restaurant tumeze neza nari wa mwana ujya ku ishuri bitari brage nk'umwana nabonaga ari urukweto yazanye ejo nkumva biratangaje hanyuma ndabyibuka hari n'umunsi sinzi ukuntu byagenze mu cyumweru njyana urukweto inshuro 2 ari mu cyumweru kimwe urumva kurujyana nko kwa mbere kazasubizayo kwa 4 ngenda narize ibiki n'ibiki ariko nababwira ngo buri kintu n'igihe cyacyo ubwo nari ngerageje kuvuga samari yuko twari tumeze neza kugira ngo bifashe na wa muntu wabaye mu buzima bwiza yaba mu rugo yaba ari mu iwabo yaba yarashatse akabona birahindutse kugira ngo bimukomeze yumve ko Imana mu buzima bwose ari Imana kandi itagidusigaho twaba turi hose. So rero nyuma biza guhinduka papa wanjye baramufunga urumva yari umupolisi mama wanjye nawe yari umuyobozi mu rusengero muri ADPR ari mwarimu hanyuma aza kugira ikibazo baramuroga bakajya bamuroga bakamutereza imyuka mibi ikajya imukubita hasi bimara igihe tukabanza gusenga ariko nagira ngo mbabwire ngo kuba usenga kuba ukijijwe ntago bikuraho ko Imana yakugerageza nawe Imana yagerageje ntuzatekereze ko ari uko Imana yakwanze ntuzatekereza ko ari uko Imana yagusize ntuzatekereze yuko ari ibindi byago gukoresha ijambo ry'Imana rivuga ngo ijambo ry'Imana Yesu ngo yasanze umuntu ufite ubumuga bwo kutabona ntago bakivuga impumyi umuntu ufite ubumuga bwo kutabona hanyuma amaze kumusanga aribaza ngo amaze kumukiza amaze kumukiza agenda avuga ahantu hose ngo yakize bari bamuzi ari impumyi bose
afite ubumuga bwo kutabona puritosori bose baramubona baratangara birabacanga mbese bibindi bibazo ariko abantu babaza Yesu baramubaza ngo ese uyu muntu ni icyaha yakoze n'ababyeyi be bakoze icyaha kugira ngo bafite ubumuga bwo kutabona ni ikihe kibazo cyabaye hanyuma Yesu arangije arabasubiza ngo ntabwo ari icyaha cy'ababyeyi niwe ndi kubwira uyu munsi Yesu ari muri njyewe kuba uri muri ubwo buzima ntabwo ari icyaha cyawe si icyaha cy'ababyeyi bawe si icyaha cya famiye yawe ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri wowe rero wicika intege wicogora umukobwa wijya gusambana ngo wahuye n'ubukene wijya mu byaha bitandukanye ngo nuko wahuye n'ubukene kubera ko ibyo uri gucamo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri wowe hanyuma rero nawe komera umutima imirimo y'Imana yerekanirwe muri wowe ese ibyo uri kujyamo imirimo y'Imana izerekanirwa muri wowe oya rekeraho nimba wari waranacitse intege garukira Imana kuko ntaha n'Imana kuri takura umuntu nta n'ahantu kure Imana itakugeza gira ibyiringiro hanyuma reka nigarukire mu buhamya ndangije ubuzima burahinduka papa baramufunze turabana 6 twese turi kwiga icyo gihe nari nyiga muri primaire nabibabwira n'umwana wa kabiri umva nari nkurikiwe 4 abana 4 bose biba bisaba kuba caringa cyangwa kubitaho hanyuma ndabyibuka ntago byari byoroshye inshuti zacu ntago byari byoroshye mu minsi ya mbere twadufaranga mama yasevinze na papa tuturyaho tugeraho turashira hanyuma sasa ngeze mu bihe bigoye noneho byanjye ngerageje kuvunagura nzagenda mbabwira mbaho ubuhamya nashira zaza naho abaho ubuhamya bwe twebwe twese dufite ubuhamya bw'iby'Imana yadukoreye niyo mpamvu dufite ibihamya cyangwa dufite impamvu zo gushimira Imana hanyuma bigeraho najyaga njya ku ishuri ngeraho nibayirwa ko umwana ajya gutangira umwaka mu kwa mbere abo bose batangira mu kwa 9 twe twatangiraga mu kwa mbere nta makayi nta n'amakaramu mu byumve ni ibintu biba bigoye mu bandi bana baza akenshi abana amazina bayandikira ku ishuri kubazamura amakayi berekana amakayi yabo hanyuma rero njyewe naje nkajya njya ku ishuri nta makayi nta makaramu hanyuma ndangije nkagenda nta gikapu njyanye ku ishuri iniforume zigeraho zinshikiraho aho niho nahise nigira kudodesha urudodo sinanzi kudodesha urudodo icyo ari cyo nkajya mfata urudodo nkagenda ahacitse nkahadoda ntabwo byari byoroshye kuva ku ishuri saa 6 ugataha nturye akenshi umuntu avuye ku ishuri atafite inzara nkataha sindye nkagera mu rugo ubwo haba hari n'utwo twabonye tukarya saa 6 gusa ibyo tubonye nabwo twatetse tukaharira barumuna bacu kugira ngo twebwe ko turi bakuru abana batiheba urumva nimba nge mukuru byaraga bingoye kandi nanjye numva ntari mukuru cyane nkurikiwe kane murumva abandi bana imyaka bari bafite tukicara mu rugo tukibaza ubuzima igihe buzarangirira ibingibi ndi kubabwira ndi kugira ngo nawe uri mu buzima bugoye nawe uri mu buzima butakoroheye wumve ko Imana ishobora byose wumve ko Imana nta hantu kure itagukura byageze aho turavuga se tuve mu ishuri tujya gushakishiriza barumuna bacu biraducanga icyo gihe papa nta wari uhari twaribanaga na mama
ndi kuri kamera mama nabibona ndamushimira, ni umumama w'intwari. Mama uri umugabo w'intwari, ndabizi ko iki kiganiro uzakibona. Imana iguhe umugisha, waturwaniriye ishyaka. Mama akajya abyuka agateka ibigori, ndabyibuka, akajya gushaka amasaka agakora ubushera, akirirwa ajya mu mashansiye agenda acuruzamo ibigori, akajyana n'utujerekani akazinduka akatwoza, akajyanamo ubushera akajyana ku mashansiye kugira ngo tubone nibura turye rimwe ku munsi. Twageze aho twebwe twibagirwa ko kurya kabiri ku munsi bibaho, twaba twanariye umunsi umwe tukumva ni igitangaza gikomeye. Ibi bintu ni ubwa mbere mbivuze hano kuri kamera, nako ni n'ubwa mbere mbivuze. Tukajya twibaze se ubu buzima buzarangira gute? Ubwo utwabonye ugasanga nimba agiye kuguramo ikayi ya senkani aguriye umwana umwe, kugurira undi wa kabiri bikanga, ugasanga n'ibiryo ntibivuyemo. Nimwumve mbabwire iby'izina rishya, izina ry'umucunguzi Yesu. Iryo zina rya Yesu niryo ndi kubabwira, iryo ryagiye riduhumuriza. Byagera nijoro tugiye kuryama mama agatujyana twese muri saro, tugapfukama hasi tukarira tugasenga, tukavuga ngo Mana ubuzima buzarangira. Ese watwumvise base bwari? Ndabyibuka ari igihe inzara yatwicaga, ibintu byose Imana ibikora ifite impamvu. Tuba turi hafi y'ibisheke ahantu haba, sinzi hari abantu wenda batazi ibyo ari byo, tuba turiye inkuka hanyuma ibamo ibisheke. Yabagamo ibisheke, hanyuma byaradutunze igihe kinini, byaradutunze igihe kinini cyane. Ndabyibuka twajyaga tumara iminsi 3 turi kurya ibisheke gusa, akaba n'igihe tubibura. Imana itubabarire, ariko simbabwiye ngo mwe muzabikore. Tukajya kwiba ibisheke, abantu bajyaga bajya kwahiramo, hanyuma tukajyana nanjoro tukayitira nk'abantu bagiye kwahira, tugatema ibisheke tukabivunagurira hagati mu bwatsi, hanyuma tukabitahana mu rugo tukabirarira. Ejo nabwo tukabyiririrwa, tukazinduka tujya kwiga. Mama akazinduka ajyana bya bigori, ariko udufaranga abonye nta kintu twari kutumarira n'ubundi. Ugasanga hiviriyemo izo karamu zabo batoya, njyewe nta makayi nagiraga. Ku ishuri bakankubita ngo sinjya nandika note, ndazandika mu yihe kayi? Ubwo nkajya nirukanka, bandi bandika baba bari kwandika nk'itsimba, nkifatisha ikayi y'undi mwana nkigera nk'uri kwandika ubusa. Ntabwo byari byoroshye inshuti zacu, ntabwo byari byoroshye. Ubwo buzima tububamo igihe kinini, kumesa byose nirirwa mbivuga, byo noneho byari simbizi. Twajyaga twumva umuntu kumeshesha isabune twumva n'igitangaza, ni igitangaza gikomeye. Twajyaga tujya ku miryango y'abantu, ndabyibuka, tugatoragura utuntu tw'utuyuzi tw'isabune, tukaba ariko tumeshesha rimwe nko mu cyumweru, niforume zambara buri munsi. Ubwo buzima tububamo turasitaragoringa. Ubwo igihe kiza kugera rero tukajya twiga 2 mu cyumweru twebwe kugira ngo tujyane na mama gucuruza ibyo bigori n'ubwo bushera. So tukagenda tukabicuruza, tukazinduka cyane. Ndabyibuka
n'ubundi ugasanga nta mafaranga dukuyemo afatika, ubuzima buragenda buratugora pe, buratugora. Iby'imyenda byo simbivuze, najyaga nifuza ngo ese umuntu ajya mu isoko akigurira imyenda imukwiriye bigakunda. Umva ni igitangaza gikomeye. Mama bajyaga bamuha ibyenda binini turi abana batoya. Ibi ngibi turi kubabwira no kugira ngo tugukomeze, wowe basohoye mu nzu, wowe uri mu buzima bugoye. Kuba uri mu buzima bugoye ntabwo bivuze ngo wiyahure, bivuze ngo wiyange widroge, oya, ahubwo komera. Bakatuzanira mama bakamuha ibyenda binini, akazana agasuka muri salo, tukagenda dutoraguramo, buri wese ngo arebe basi umwenda wenda kumukwira. Ibyo kuvuga ngo ugukwira byo ntabwo ari kubona, akavuga ngo buri muntu basi arebe upfa kumukwira. Akaba ari nk'igihe kubera ko twese twari mu kigero kimwe, tubonye nk'umwenda basi upfa kuba mutoya, yose umva yabaga yaracuyutse n'imyenda abantu bambaye. Ngira ngo uranabwira umuntu nujya gukorera umugisha mugenzi wanjye, gerageza nibura ubiha agaciro. Ntumve ko gutanga ari ugutanga ya myenda isa nabi, ya myenda utambara, ya myenda mibi ngo bari ujya gutanga, ahubwo urebe ya myenda myiza nibura niyo uyitanga ariko basi unawushyiremo. Tukambara ibyenda bitadukwira. Ndabyibuka mama agafata urushinge mbene hano ku ruhande, hari ukuntu udoda uyigabanyisha urushinge n'ubundi hano ku ruhande agasigara ikintu kibyimbye. Ndabyibuka ntabwo byari byoroshye, ntabwo byari byoroshye. Kadukomeze. Hanyuma numva nabwira ngo Imana ni nziza. Ubwo buzima turabukomeza bwo kutagira imyenda. Ubuhamya bw'inkweto bw'iyo mbugezeho buri ukuntu nabisobanura. Twajyaga dufata akamambiri twatoraguye zaracitse, ugasanga urumoja rw'umutuku rwa nimero, n'urugero mbahaye sinibuka ibya nimero za omoja, wenda rufite nka 40, utoye n'urundi rwa 37 ntabwo zingana ariko zose zaba ari umutuku. Ugashimira Imana kuko ayo mafaranga yo kujya kugura akamambiri ntabwo twari kuyabona, twabuze nayo kurya. Nshobora kubivuga ukumva ko ari ibintu byoroshye ariko ntabwo byari byoroshye. Hanyuma izo kamambiri tugafata ikirere cyangwa umugozi w'umwenda twaciye ku gitenge, tugacishamo tukazirika. Hanyuma waba ugiye kugera ahantu hari abantu, tukavanamo cya kiziriko ukagenda ukuruza ukigira nkaho ari bwo rugicika, kandi mu by'ukuri rwacitse kare. Ubwo buzima tububamo dutungwa n'ibisheke. Hanyuma hari ubundi buzima bwambabaje ntajya nibagirwa. Najyaga njyana na mukuru wanjye twajya gusaba akazi k'ikiyede, njye bakanga gukama ngo ndi umwana. Bwacya nkagenda nkambara igitenge cya mama, ikindi nkacyitega mu mutwe ngo nigire nk'umugore w'inzahare, babone ko nyine basi ndi mukuru nabwo bakamvumbura kuko nari mutoya. Ubwo buzima bwose mbubamo. Hanyuma finaroma ho noneho haza kuba hari uruganda rwabaga hafi yo mu rugo rw'ikawa, rukora ikawa, tuza kujyanayo. Rero njya gusabayo akazi. Hanyuma ngiye gusabayo akazi nabwo ku munsi wa mbere barakanyima ngo ndi umwana.
ndataha uwo munsi ndabyibuka ndinginga saba imbabazi kandi ubwo batangaga ngahe 700 ku munsi. Ibaze ubwo saa sita wariyemo kuko kari akazi kagoye kubwirirwa byari bigoye gutora umufuka wa kilo jana w'ikawa ugenda utojonjora nk'ibishyimbo uvanamo imyanda ugasubiramo wiriwe wicaye biravuna. Ndi umwana muto nkorana n'ababyeyi bakuru n'abamama bakuru, byari hatari kubw'amahirwe bageraho barakama, ariko bakamaye ari uko nagiye ntega igitenge ntega igitambaro nigira nk'umuntu mukuru ngerageza ibishoboka byose nkajya mbivuga ndeba hasi ngo atagira undeba mu maso akabona ko ndi mutoya. Barakama nkajya nkora umugongo ugacika n'umwana nkavunika, akaba ari igihe turebye na mukuru wanjye iti se ya 700 turajya kuyabyamo saa sita dutahana iki tukigomwa, ikaba ari igihe dufashe nk'irindazi saa sita gusa. Hagiye tubyihorera nabwo tukabona ni menshi yavamo igitunguru iri muri ubwo buzima. Ntabwo utekereza ibyo ngibyo kujya kugura ibyo bindi, ntabwo byari byoroshye. Barakama tuba muri ubwo buzima, n'undi urumva ubwo buzima bw'ayo mafaranga, ejo bagutuka bigenda nabi n'inzara umugongo uri umwana. Bakibaza ngo icyo gihe narigaga najyagayo nka rimwe nkajijisha ku ishuri, bigera noneho bakajya bavuga ati umuntu usiba mwikaho turamwirukana. Tuza gusiba rimwe hari examen bahita batwirukana. Ni hatari, ntabwo byari byoroshye. Ibi byose rero kubibabwira no kugira ngo nawe uri mu buzima bubi bugoye ukomere umutima, ntahana Imana itagukura. Imana igihindura amagambo y'abantu bavuzeho. Akenshi iyo mukennye gutyo batangira kubavugaho ibyaha byinshi, bakabahimbira ngo ubwo papa yakoreze ibi ngibi mama we. Ariko mwibuke rya jambo ry'Imana nababwiye ngo Yesu baramubajije ngo si umwana wavutse afite ubumuga bwo kutabona ni icyaha cye cyane cy'ababyeyi. Yesu arabasubiza ngo ntabwo ari icyaha cye, si n'icy'ababyeyi, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Natwe byari kugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Karine w'uyu munsi, mama Tiago w'uyu munsi atandukanye cyane, nta n'amahuriro ya Karine w'icyo gihe. Birangora, ubuzima burangora, tukajya twibaza se ibintu bizagira iherezo, tukumva ntibibaho, tukararana mu hantu hatari heza habi. Nigeze gukora amasengesho ndabyibuka iminsi 2 ndi gusengera amashuka, kavuga Mana wazampaye kurara mu mashuka umva uko bimera. Najyaga numva ari ibintu byiza. Sometime ukaba uyoroshe igitenge, ikindi gihe uyoroshe kiringiti kimeze ukuntu, nari muremure rero ugasanga ni kigufiya n'ubundi hamwe n'iyoroshe. Mbese byari bigoye bavyenzi, byari bigoye pe. Nanashimira umutware wanjye yananteretse, wenda hari icyahindutse mu gitoya, ariko n'ubundi ubwo buzima bwari bugihari. Ntari umukobwa ngo ntarazi kwigurira imyenda ya mbere nambaye n'ishire wanjye wayinguriye, ntazi kwigura imyenda inkwira, ariko gutoranya abantu baguha bakugirira impuhwe bamwe, kugwa ya myenda yacutse, ya myenda itagukwira, imyenda y'abagore uri umukobwa ukayambara. Ndabyibuka hari korari ntashatse kuvugana bagamo, buri munsi bamagarikaga muri korari hagati bakavuga ngo ngira umwanda, ngo ni gute ngo nzizana imyenda idateye ipasi. Imana ibababarire, ntago mbavuze, ariko bariyizi bariyibuka. Bakambwira ngo kuki naje ngo ntateye ipasi muri korari, ngo imyenda yishifoni nari kuyiteresha iki, n'isabune kuyibona byari danje. Hari igihe nabaga nayimeshe mu mazi gusa sorry. None ngo nari kubona bakambwira ngo bakankira muri korari hagati buri munsi
nazanye imyenda itateye ipasi, imyenda y'ishifoniye, imyenda imeze ute, kandi ubwo iyo myenda nayo narayisabye, sinzi ukuntu Imana yaciye inzira ndayibona. Ubwo ngo nzanye iniforume ngo zidateye ipasi, bakanshyira hagati kenshi gashoboka, bakanyurira. Ntabwo byari byoroshye, ntabwo byari byoroshye pe. Ubwo buzima bwo kuba muri korali mugenda kenshi gashoboka pe, kenshi gashoboka, ukagenda kwiga ntugataha nturye, inzara iraturya. Mama wanjye ndamushimiye abyumve. Mama ndagushimiye, ndabizi kuzabona ikiganiro. Imana iguhe umugisha, uraturwaniriye ishyaka, nubwo twaburaga ibiryo tukabura imyambaro, akaduhumuriza, akadusengera, akatubwira ngo duhumure, Imana izatugirira neza, akatubwira ngo nubwo nashatse mu muryango bikagenda gutya, ariko hari igihe Imana yazabaye ingo nziza, mukarya mugahaga, mukigurira imyenda, akavuga ngo mwe nimuziyandarike, muzakomeze musenga Imana. Yesu arakora, ndabyibuka twajyaga turya umuceri tukishima, ntabwo byari byoroshye. Nabibabwiye, mama yari umuyobozi, nk'uko wenda batabisobanukiwe muri ADPR abagore ntabwo baba pasiteri, ni nk'umugore nyine uyobora itorero nk'aho yaba ari pasiteri, ariko babita ba mwarimu abagore. Bakajya bavuga ngo ubwo mama yaryaga amaturo ngo ni Imana imuhannye. Mama nabivuzeho gato wenda bitaruka, ageraho none arwara akajya yikubita hasi, kwa kujya kuducira inshuro biba bitagishoboka. Mama akikubita hasi bikatubabaza, n'ubwo bukene n'iyo nzara. Ndabyibuka byagezaho, ntabwo njya mbyibagirwa. Abana twese tukajya duhora twifuza ko iminsi yose yahora ari kuwa gatandatu, kuwa gatanu tugatuma abatoya ngo bajye kudushakira ahantu haba habaye ubukwe kugira ngo tujye kuvumba. Byatangiye abato bakajyayo, tukihagararaho tukavuga twebwe ntabwo twajyayo, ariko noneho bigera aho ngaho tukajya tujya kuvumba muri dote, tukavuga ngo twicara mu muryango w'umuhungu, kubera ko muri dote iyo baje gusaba, iyo bakira umuhungu. Umuryango w'abahungu nibo barya mbere, nibo baha fanta n'igihe baze babo ku mukobwa bakazibura, hanyuma muri reception tukajya mu muryango w'umukobwa nibo baheraho. Ubuzima bwari bugoye, gusa ndacyabihamya, nta hantu kuri Imana itagukura. Ntiwihebe, ubwo buzima tububamo. Ubutanzi ababwira urugendo nahuye narwo mu kazi k'ubuyede nakoze muri Covid, ugahura n'ababosi bashaka kugusambanya, bashaka kuguprofita kubera ubukene, bagashaka kuguha amafaranga igihe kinini. Iyo ntambara kwirwana, abantu bashaka kuguha amafaranga kandi ko kurayakeneye. Mama ararwaye, abavandimwe bari kwiga nabi, nkajya kwiga nta myenda, nta niforume nagiraga, ishuri bakanyirukana ngo nzana imyenda itari ishuri, kandi iyo nagiraga yose yabaga yaracitse. Ndabyibuka imyenda najyanye gukora icya leta muri P6 narayisabye, na papa ndamushimira, nawe aho uri warakoze, Imana iguhe umugisha. Iyo umwaka warangiraga, papa yabaga
ari guperereza abana barangije nka primaire kugira ngo ajye kubasaba uniforme. Ibaze uniforme umwana yiganye kuva mu mbere kugera mu gatandatu akajya kuzidusabira kugira ngo baziduha arizo twebwe twambara. Ugasanga bagwaye nk'ijipo y'umukobwa ufite nk'ibiro 50, ufite ibiro 30. Kwambara iyo myenda urumva ukuntu byabaga bimeze. Ubwo buzima bwose tubamo kushira bakanyirukana, sinjye nandika note, sinjye ngirute, mwari kamfasha nkaba umuhanga, sinajyaga nenza umwanya wa 5. Abantu twiganye barabyibuka. Iyo nageraga amanota makeya ni 60, make ya nyuma sinigeze njya munsi ya 60, kiretse byahindutse nageze muri secondaire ko nabwo ntago nigeraga njya munsi ya 58 gutyo. Nyine muri make singiye kuya dicta, ariko nabaga mfite amanota meza. Imana iradushyigikira. Urugendo rwa interina rwose ni rurerure pe. Ubwo navunaguye cyane bishoboka, nagerageje ngeze mu wa 3 umva mu wa 2 hose nigaga nta makayingira, nta makaramu ngira. Ndabyibuka nagiye gutangira mu wa 2 secondaire muri 12 niho nabanjije kwiga. Mu wa 4 nibwo nagiye muri boarding na kubera ubushobozi. Ndabyibuka njyana uniforme za primaire kandi ngiye muri secondaire. Urumva icyo kintu ntabwo byari byoroshye, byasabaga nyine umutima ukomeye. None ikintu abantu ba mbere basekana n'abanyeshuri. Ndabyibuka uwo munsi baransetse, natashye ndikurira, nitambwira mu mama ngo ntago nzasubira kwiga. Arankomeza aravuga ati komera, ihangane, ibintu byinshi cyane, subirayo. Ariko kujyana uniforme za primaire na secondaire ni ibintu bitoroshye. Kandi umwana ugiye gutangira bazana amakaye, bana bakazana amaduzene, bakazana ibikapu byiza, bakazana ibintu byinshi. Ariko nge mba muri ubwo buzima, ariko kantu kibanga nkakomeza gusenga. Narasengaga, mba no muri korali. Bari baranantoreye muri Raje Purani, batari muri korali, ndi secrétaire comptable. Hagerageza no kuririmba, nkakorera Imana uko bishobora. Nabaga no muri korali y'abantu bakuru. Urumva ubwo buzima kuba muri korali nta myenda ugira, ujya kurepeta buri munsi. Kambwira ati ibyo wambara imyenda itajyanye, abanjombi ibyo bikasi, abangira imwe bakama iyo myenda itankwira. Mbese nago byari byoroshye pe. Najyaga muri make nta byiringiro by'ubuzima nari mfite, mu magambo make. Nihuse rero maze gukora troncome mu rugo, urumva iyo gitsinda twe dufite ibyiringiro. Na papa icyo gihe yari yarafunguye tubana. Twibaza noneho sasa ibikoresho bizava byo kujya muri interina, bari bigoye, minervare biki. Umva abantu tutabikora n'ibyo kurya, tujya kwiba ibisheke bikaba ari byo bidutunga tukabirya. Ndabyibuka hari umunsi inzara yatwishe, twandikira Imana letre, twicara muri salo. Mama aravuga, nasubiye inyuma n'icyo gihe papa atarahari. Mama dufata letre turandikira Imana, turavuga ngo tugiye gusaba Imana iduhindurira ubuzima cyangwa iducyure. Byari bigeze ku rwego tumara iminsi 4 tutararya. Ubwo iminsi 4 ni ukutarya inshuro 8 saa 6 nijoro. Ko kantu sinzi ukuntu nkibutse. Twebwe twajyaga tujya gusura abantu atari urukundo. Sinzi niba mbivuze neza, ariko ntago twabaga tubanze. Ariko papa se yo kugira ngo tubone basi ibyo kurya uwo munsi iminsi 10. Mama, respect to you, ndacyagushimira. Mama katwitangira akaguma mu rugo wenyine, akatubaza ngo mu bantu nziranye nabo urumva atararwara, ubuzima butarahinduka. Iyo umuntu akize bafite inshuti nyinshi. Ngira ngo mbabwire namwe bantu mwakize, mwabonye umugisha w'Imana, mukihenura, mukirya ku bantu. Niyo terimi igezweho, sinzi niba ari Kinyarwanda cyiza, mukirya ku bantu. Kuvuga ngo hari aho ngeze ugatangira kumva ko urenze, ukirengagiza za nshuti zawe za kera. Mwisubireho, ntago ari byiza. Mama akajya atubwira ati murebe muri za nshuti zanyu twigeze dukundana tumenyana tukaba inshuti.
buri wese arebe mu bakire abajya gusura tukigabagabanya. Hari naho twarwaniraga tukavuga ngo reka tuhajye twese ngo ni mu bakire itisi n'ibindi byinshi kugira ngo tuze kurya. Ukamekinga twaraga tubiganireho nijoro, umwe ati ndajya kwa Ntuza niho mu bakire, undi ati ndajya kwa Ntuza, undi kwa Ntuza. Ukagira ibyago ukajya nko ku mukire ufite ubutindi, kandi bivuge muri ubu buryo wenda sinzi hari n'abazabona iki kiganiro barabizi, ariko nta byararangiye. Imana nyine byari iryo shuri, nta n'impamvu yo kubajajinga, nta n'impamvu, nta n'ikibazo mbifiteho ubu ngubu. Ukagerayo ndabyibuka famille imwe tugeze kujyaho birambabaza na musaza wanjye twe twajyanye. Iyo famille ariko ntago byaje kugenda neza, barakemye ariko Imana izabagirira neza bihangane. Hanyuma tugezeyo bari bafite abana, numva abana bo mu bakire ntago barya. Babaza abana ati se duteke iki? Tima numva dukumbuye ibijumba. Kandi ubwo ndiye twabonye udufaranga ugenda ukavujya ku mifungo ukagura bya bijumba bya Trust, wumva twabaga nubwo inzara twabaga tuyifite ariko ntago twari kwifuza ibintu sometime tubona. Tumva twajyaga makire tuzi ko turi bubone kaga firiti basi tukarya wa muceri. Twebwe n'umuceri gusa n'amashu twumvaga basi bihagije. Hanyuma ni hatari. Abana ndabyibuka gastori kankavugaho mite ngasorezaho nibirebere bindi nzabibabwira, ndabakumbuje mukomeza mudukurikirane tuzabwira n'ibindi. Ko gastori kangasorezeho abana barangije bahita batangira baravuga ngo mangu hoya ngo nago dushaka ifiriti ngo dumva dukumbuye ibijumba. No mama baravuga ati rero ko hari n'abandi bana reka duteka umuceri basi ngo ni firiti. Ubwo bagiye guteka abana bari kukumba ati reka ti mama ti rwose ibyo biryo ni byinshi turongera tubimene turongera tubisigaze. Barabigabanya bagiye kutwarira ku isane yacu, bararira ngo bashaka ko dusangira. Kandi ubwo nyine gusangira bashyizeho uturyo duke ndabyibuka twarababaye. Tubatunde bana bo bakiri ibintu bikiba bigira ati batumye tutirira batumye iki turababara. Rero ako gastori mama yajyaga tubwira ngo twigabagabanye tujye gusura abakire, tukabyuka tukoga tuzindutse kugira ngo dusangire igikoma cya mu gitondo duprofite mu bakire, turye nako kagati niturangiza twongereho dusangire n'ibya saa sita, tugakora uko dushoboye tukitinza. Twari tuvuga ngo mama araza kudufata turi kwitinza kugira ngo tuze kubona gutanibura turiye mu iminsi ukicuma. Ubwo ibyo by'uwo munsi gusa ejo utazongera kubibona nabyo ntago byari byoroshye, ariko ubuzima bwose tugasenga tukaririmba Imana ikadufasha ikatwiyereka. Iyo story y'ubukwe nayo nzayibarambura neza ukuntu sometime hari gihe wajyaga nko mu bukwe ibiryo bikagushiraho utarajya kurya wari wabyishyizemo wanabibonye. Bese ubuzima buratugora pe. Ariko uyu munsi turashimira Imana, tuzakomeza tubabwire n'ibindi. So ibi byose rero tuba tubabwira no kugira ngo mukomere umutima abo bitameze neza, bari mu bibazo, bari mu bigeragezo biri munsi y'ibyanjye cyangwa biri hejuru, wumve ko Imana ishobora byose. Reka senga Imana, reka soza nsenga Imana dusengera abantu bari muri ibyo bihe bitoroshye. Ndabizi biba bigoye. Hanyuma nanababwira ngo mukomere ibyo urimo, nsubira muri rya jambo ngo ibyo bihurimo ntago ari icyaha cyawe, si icy'umuryango wawe, ahubwo no kugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri wowe. Ukomeze usenge, ntukore ibyaha, Imana izakugirira neza. Reka dusoze muri aka karirimbo tunasenga kavuga ngo mfite impamvu yo kuririmba, numva nuzuye amashimwe n'ukuri Uwiteka yakoze umurimo
yatembesheje amazi meza mu mitima iguye umwuma n'ukuri Uwiteka yakoze umurimo n'ukuri umutima wanjye urabyemeza ko wera ni wowe hari impamvu igintera guca bugufi nkaririmba indirimbo zishimwe wankomeresha umutima Yesu ucitse. Mwakoze cyane, mwakoze kudutega amatwi. Imana ibahe umugisha kandi mukomeze gukora subscribe. Turabakunda cyane kuri Fisi na Karine, kandi dukomeje gusabira n'umugisha Elvis kuri kamera. Imana y'umugisha. Ciao ciao.